nta gaciro nkeneye agaciro kandi nziha agaciro. Ariko se Mana nyir'ibihe, nyir'isi yacu, nyir'ijuru, nyir'urukundo naremanywe, nyir'ubutangwa budashira, kuko ibisaha ntiragera. Reka nakambe nce bugufi, cinya inkuru rwose ndagusaba, dore ndaciriritse nta gaciro, ncirwa mu maso rirashe rirenze, ndetse n'isazi ndayicira mu mboni, kandi si uko ncumura cyane. Nako mugenga ndi umunyabyaha, mperuka gusenga ntaraba amagorwa, ubu ni jye wugurura nkanugarira ingo z'abagafashe. Mana utabare niba ukinyibuka. Reka nongere nsenge Data wa twese uri mu ijuru, ku cyuma cy'imodoka niho nsigaye nkwambariza wuru kubane nanjye kuri uyu munsi, undinde guca butu uzaba mirenge, kandi ubane nanjye kugeza rirenze rirenge ntera saliyuti, ngira nti Mana wakoze uyu munsi umubyizi uratashye. Hambere hakubera imihangayiko mperutse guterura ibyo ntabasha, ndagaruka mponda akabuno hasi, umusaza wanyitegereza agatibo ati rubanguka nabigwe. Ntabwo wari uzi intege zawe ntoya mubyeyi, n'ay'iminsi sinararira ba mirenge ngo ntuze ntungwe, niyo nica nikize n'amagara yanjye nkaba mu Rwanda nta cyerekezo, bamwe bakibaza niba ndukodesha. Gusa gukarana si ubwo mu biro, iyi minsi yanze utega ibitugu, imizigo ikabishengura, ugahenura nk'uko iyi si iri kumbabaza. Nibeshye ko navukanye impano ya he? Impano nyabaki? Impano yanshoye ku ibaraza, impano y'Imana yasinziriye. Ni ukuri rwose kanguka ubwire uwakumpaye ko ndi mu mage nsaba uwo n'imyenda gutumye, kandi untumikire ukigera ahari uce bugufi, maze umwongorere ibi bya gihanga, uti mbe gihanga wibuka igihango wagiriye abawe igihe ubahanga. Nawe ndabizi ari butebye ajija se nukubaza bari bo, nawe ndakuzi ubave muzingo uvuga amagorane bafite, ariko ab'ingenzi ubanza izo ngorwa umbarize sekirite icyo bazira rwose. Naho sabo beza bazira kuzongwa, nako ndavugishwa bazira guhembwa, uretse guhendwa bazagumwuma cyane ko nta nucakara urutega. None sibona umuntu ararwana mbigaragura ku ibaraza rya mirenge ntanamupfa ku rusoni ngo mubaze niba yanagaguye, ahubwo yamubona ahungiza akamukata ubwo busa muhemba, kandi mutima mucya karenga kinjeje abiro rya kidamararira. Nyamara muntu yasesemwe arimo hagatwa yenda kurukamara, ubwo shinge akitwa icyo ntazi kuba kadoga. Ibyo birasanzwe, hakisha amatwi n'amaboko amabinga y'abangira ndamusitaguze n'ibisusa nibura ngo acane yoteri. Sinabo nyine gusa kandi maze igihe nitegereza ingeri zose, ngeranya abantu nk'abashoferi kuko mbona byose ariho kurinda. None sibona umuntu agushyitsi w'igihugu afata isaha, ugafata iya kabiri amasaha akirenga akaziraho isane, ntiwibuke ko niyo yakagombye. Nyamara mukanda yigondagondeye mu modoka, igicugu cyamara kunihutika ati kiboko taritari nta nizo mu maboko, agahangara gahonda kuri vura, amaro yamaze kwikuba. Kera kabaye muhageze utitaha, kandi ejo uzazinduke nyamushirasoni. Mana gihango, nkoresheje inganzo yanjye nge ngutabaza, niba ngombwa untabarize bene u Rwanda, uti bene imari babuze umutima w'umuntu bwagiye nka nyomberi, niba ngombwa nabo batote we guterereye batekereze kabiri gatatu, n'ukuri u Rwanda n'uruyange. Nganzo yanjye ugaruke bwangu, mbwire sekirite ni hafi gutabarwa, shoferi nawe usubiza amerwe mu isahi yakabumbye nikamena kazagwa mu buto. Nubundi nkumva ngo umuntu yiga kuba ahereye kuri mwe kabiri gatatu, babandi bose inshuro 10% babandi bose bagusekaga mukajyana gushima Imana. Amen nanjye.